nyakubahwa unyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Siporo, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere, nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburengerazuba, banyakubahwa abayobozi b'uturere twa Nyamasheke, Rusizi na Musanze, abayobozi b'inzego z'umutekano w'u Rwanda, bagize inteko ishinga amategeko, umutwe wa Sena n'umutwe w'abadepite, abanyacyubahiro mwese, abaturage b'akarere ka Nyamasheke ndetse na Rusizi, muraho n'amahoro. Ndabanza kwihanganisha mwese abafite imiryango igizwe n'ababyeyi, igizwe n'abo mwashakanye, igizwe n'abana, abavandimwe, inshuti, baturanyi n'abandi barenze 20,000 bashyinguye kuri urwibutso rwa Gashirabwoba, n'abandi bashyinguye mu nzibutso zitandukanye ziri muri utu turere twombi twa Rusizi na Nyamasheke. Ndakomeza kandi Liliane waduhaye ubuhamya, nkurikiye ubuhamya bwawe nahoze ntekereza iyo nza kubimenya mbere ikiganiro hari ukundi nari kucyubaka, ariko hano nabihavugiye inshuro zitari nkeya, kwerekana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1963 ndetse n'1973, mbihuza n'umubyeyi wawe, ariko n'ibyo ndi buvuge hano biri muri icyo cyerekezo. Mu cyo mwatubwiye aha ngaha mwagarutse, sinari nkeneye kubivuga ariko reka mbivugeho ko mwabivuze, ni na byiza no kubyerekana kuri gahunda imwe mbi ifitwe n'abanyarwanda bamwe bakeya kandi bato yo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no kugoreka amateka yayo, guhimba, gukwiza ibinyoma. Mugaruka ku muntu uvuka aha ngaha witwa Gitifu Sebatware, niyo mazina yihaye, yarazi ko atazamenyekana, ariko ubundi iyo umuntu avuga ukuri kukiyihisha, yihisha inyuma y'iyo Gitifu Sebatware. Ariko mwabivuze, uyu amazina ye ni Uzabakiriho Alfred Antoine, ni mwene Uzabakiriho Bernard na Nyirabakungu Antoinette. Aba babyeyi be aya mateka ni ngombwa kuyamenya. Ise yigishaga ubutabire muri kaminuza y'u Rwanda, shimi. Abanyeshuri, yari umuntu w'umuswa utazi kwigisha, nubwo yari yaragize amanota atuma ajya kwigisha muri kaminuza, ariko ntabyo yarazi. Abanyeshuri bari baramuhimbye Kadebe. Muzabaze abantu yigishije bose iruhande, bazamubwira batyo. Yari umuswa mu kwigisha, ntacyo bavanagamo, ariko akaba umuhanga mu bugome, kenshi birajyana. Ubwo buhanga mu bugome rero ni nabwo yaraze uyu muhungu we. Yakoze jenoside i Butare, mu mujyi wa Butare, ndamuzi, we na nyina ndabazi. Butare narahabaye igihe kitari gito. Yakatiwe imyaka 30 n'urukiko Gacaca. Nyina nawe yakoze jenoside, cyane cyane hariya ku Kabutare aho bari batuye, kwica abaprofeseri bigishaga mu ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Kabutare, muri groupe scolaire n'ahandi. Nyina akatirwa imyaka 19, bombi baguye mu igororero rya Huye bariho barangiza igihano cyabo. Uyu muhungu wabo yigishijwe na leta y'u Rwanda, guverinoma y'Abanyarwanda niyo yamwishyuriye, imuha akazi, yewe anakora muri ofisi y'umukuru w'igihugu. Umve aho yari yageze, urwego yari yagezeho. Aza gucika arahunga, ahunze umurewe, acikishwa na se wabo w'umujenosideri ruharwa nawe, Felicien Barigira, wari umwe mu bari bagize biro mu buyobozi bw'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda y'icyo gihe. Felicien Barigira yakoze jenoside hano muri yahoze ari Cyangugu, ubu ngubu aba mu Bufaransa, niwe wamutwaye. Akagira nyirarume muzi byanze bikunze abakuru, Major Kiza Augustin, wari umujandarume. Major Kiza niwe yari umwe mu bashinzwe komisiyo yiswe komisiyo Bagosora. Ni komisiyo yashyizweho na Perezida Habyarimana mu mwaka w'1991,
iyo ari igamije ngo kwiga niyo misiyo bari bafite, ngo kwiga icyatuma u Rwanda rutsinda intambara rwari ruhanganyemo, niko bavugaga ngo ni umwanzi FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi bayitaga umwanzi. Kiza rero iyo komisiyo Bagosora ni wayoboraga, Kiza yari umwe mu bayigize. Iyo komisiyo icyo yagezeho nari kubivuga mu kiganiro ariko reka mbitangireho kuko ni ngombwa. Yemeje ko ngo kugira ngo guverinoma y'u Rwanda y'icyo gihe itsinda umwanzi igomba kumenya umwanzi wari we. Noneho banemeza umwanzi wari we, bavuga ko umwanzi arimo ibice bibiri, umwanzi w'ingenzi ennemi principal n'umufasha w'umwanzi bakavuga ko ari partisan de l'ennemi. Noneho rero bemeza ko umwanzi w'ingenzi uri ku isonga ngo ni umututsi. Umututsi wese ni umwanzi w'u Rwanda, yaba uri imbere mu gihugu niko byanditse n'uri mu mahanga. Umve iyo komisiyo Kiza ayirimo. Ntabwo rero muri komisiyo igena ko icyiciro cyose cy'abantu ari abanzi b'u Rwanda kandi utabarusha ubunyarwanda ngo ubure umuntu muzima. Noneho rero banemeza ko umufasha w'umwanzi ni umuntu wese umuha nyine ubufasha ubwo ari bwo bwose. Uvuga ngo ufasha umututsi wari wese abaye umufatanyacyaha w'umwanzi. Ngibyo iby'uyu muryango w'uyu nguyu wita Gitifu Sebatware, nimujya mumubona mujye mubona mumenye uwari munamusubiza. Aherutse kwandika, menya cyeka ko mwitaho ariko rwose simwitaho namba, ngo ariko ngo icyumweru cy'icyunamo ngo kirangiye Minisitiri Bizimana atamvuze. Ntabwo ambuza gusinzira, nta kareka. Icyakora ibinyoma bye tuzabibeshyuza byanze bikunze, kandi namwe muzabibeshyuze. Icyo tunifuza nuko bene aba bana bagaruka mu murongo muzima, mu murongo w'umunyarwanda. Ntabwo bagomba kwiraga ubugome bwa base na ba nyina, nibaze baba abanyarwanda bazima, abanyarwanda bubaka igihugu, abanyarwanda bareba ubumwe, batareba irondabwoko bakuriyemo. Mu bantu turi kumwe hano nabo nkomeza, turi kumwe n'abasaza n'abakecuru b'intwaza bavuye Rusizi. Abo bakecuru n'abasaza ni abantu biciwe imiryango irashira, kuvuga abo biciye umugabo cyangwa n'abana, cyangwa biciye umugore n'abana be. Ubu baba mu nzu zitwa Impinga Nzima, ababahagariye bamwe bari hano, nabo ndabakomeza cyane rwose ntitubibagirwa. Muri bo dufitemo n'abakecuru b'abahutukazi bari barashatse abagabo b'abatutsi, bicirwa abagabo banicirwa n'abana babo. Ariko abo bagore basigara batyo kubera gusa yuko bashatse abatutsikazi, nako bashatse abatutsi cyangwa abatutsikazi. Ngira ngo murumva ubugome, urwango, irondabwoko, ubutindi bwa jenoside yakorewe abatutsi aho bugeza. Muri iyi ntara y'Iburengerazuba aba bantu nka Gitifu ni usanga bahiganje koko kandi batoya. Hari undi nawe ni mu karere ka Karongi, ubu ngubu mujya mumubona nawe witwa Patrick Rugaba. Patrick Rugaba nawe ni umuntu mutoya. Ise yitwa Sibomana Metusera, nawe yakoze ishyano, yakoze jenoside cyane cyane hariya ku Mugonero, Bisesero, akadirwa imyaka 19 y'igifungo. Umuhungu waba mu Faransa kimwe na Gitifu Sebatware, ariko nabo ni abantu bamamaye mu rwango n'irondabwoko, nabo bakuriyemo barengera jenoside yakozwe na basi. Wagera hirya gatoya mu karere ka Rutsiro hari undi musore witwa Chaste Gahunde, nawe muzamubona yiyamamaza cyane, akwiza urwango, akwiza irondabwoko, ingengabitekerezo ya jenoside ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Chaste Gahunde we aho atandukaniye n'aba bagenzi be babiri, we yarishe. We n'umujenosideri, yishe ari mutoya, hanyuma aza kugirirwa imbabazi mu bana, baramufungura, asubizwa no mu ishuri na leta mu rwego rwo kubabarira abana babaye abicanyi. Yishe mugenzi we biganaga ku Nyundo, wari mwishywa w'umupadiri mushobora kuba muzi witwa Clement Kanyabusozo, wari padiri mukuru wa paruwasi ya Mushubati. Amwica agenda mutemagura. Uwo mwana uyu Gahunde yica mugenzi we, ariko ubu ngubu niwe uburi ku mbuga nkoranyambaga
atukana leta y'u Rwanda, asa nkaho afite ibyo yigisha, nyamara ikimwuzuyemo ari jenoside, ari amaraso yamennye. Bene abamujye mubamenya rero, je nicyo bamuhora kubera ko mbivuga nkaberekana, nibihangane nagira nte. Ntabwo ukuri ushobora kukuzinzika ntibikunda, ntabwo twaza kwibuka abatutsi barenga 20,000 gashira bwoba, wajye Nyarushisha ukahasanga abandi ngo tureke kuvuga ukuri. Oya, ukuri kuzavugwa rwose, twaba tukiriho n'abazadusimbura babikomeze, kandi kuko ni umurage w'u Rwanda tugomba guhora tubumbatiye. Iyo urebye hano mu yahoze ari perefegitura ya Cyangugu, murebaho Cyangugu iri ni iri kure uvuye i Kigali, niyo perefegitura iri kure uvuye aho umujyi wa Kigali wubatse. Ariko mu hantu hahise hatangirizwa kwica abatutsi, hani Cyangugu harimo ku itariki ya 7 Mata, ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kamembe n'ahandi, ku buryo perefegitura ya Cyangugu yose kugeza ku itariki 15 Mata ahantu henshi cyane abatutsi bari bamaze kwicwa. Ni imwe muri perefegitura zihuse kwica, kandi nta ntambara yahaberaga, ku buryo bavuga yuko hari icyo bikangaga cyangwa se icyo bahungaga. Byaturutse rero ku kuba harashyizweho uburyo bwo kuzatuma jenoside ikorwa kandi ikihuta. Ubwo buryo rero bwashyizweho si Cyangugu gusa, ni hose mu gihugu, kandi ubwo buryo bunaturuka ku ngengabitekerezo, ideoloji irondabwoko ryikoma abatutsi, ryigishijwe mu myaka 35 yabanje, myaka 35 yabanje, bitari muri 1994 gusa. Iyo ngengabitekerezo rero yari ikubiye muri politike. Niyo mpamvu ikiganiro nk'iki gifasha kugira ngo dusobanure politike yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi yari iteye ite kandi yigishijwe ite. Politike rero yari politike ivuga ibintu bine, ko cyambere maze iminsi mbivuga ahantu hatandukanye ariko niko bimeze, ko igihugu n'ibyacyo byose n'iby'abahutu. Iyo ni politike yatangijwe n'ishyaka rya Parimehutu. Parimehutu nicyo yasobanuraga, ni ishyaka ry'iterambere ry'abahutu, Parti du Mouvement de l'Émancipation Hutu. Igihugu n'ibyacyo byose n'iby'abahutu. Hanyuma ibyo Kayibanda yabitangaje, kananavuga mu magambo ye, yabitangaje ku munsi wo gushinga ishyaka rya Parimehutu ku itariki 25 Nzeri 1959. Ati ishyaka ryacu rirareba inyungu z'abahutu. Icyo ni icyambere. Icya kabiri akavuga impamvu agiye guharanira inyungu z'abahutu, akavuga noneho agashaka ibyaha abatutsi bakoreye abahutu, akabivuga atya: abahutu barakandamijwe, barasuzuguwe, barabyinagajwe n'agatutsi w'umunyamahanga. Ubwo murumva ingingo ebyiri zikurikiyeho. Ya mbere nuko igihugu ari cy'abahutu kandi ishyaka rya Parimehutu rikaba riharina izo nyungu. Icya kabiri ni ukuvuga ngo abahutu barakandamijwe, barabyinagajwe, barasuzuguwe. Icya gatatu ni ugushaka uwo bitirira icyo cyaha cyakorewe abahutu, barakitirira umututsi. Hanyuma icya kane, umututsi si n'umunyarwanda, umututsi ni umunyamahanga, yambuwe igihugu nkabo. Ubwo rero icyo ideology Kayibanda amaze kuyubaka mu izo ngingo enye, iyo mvuga Kayibanda ariko ni Kayibanda n'abandi ba Parimehutu bari babihuriyeho. Hani Cyangugu mwarimu bakwije benshi, abitwa Babongwa n'Ubusa Damiyani, Bayakagaba n'abandi, mwarimu bakwije nabo aba Parimehutu. Bakongeraho rero ikigomba gukorwa, ubwo umwanzi bamugennye, umwanzi n'umututsi, kandi umututsi bamwise umunyamahanga si umunyarwanda. Bati tugomba kubura umuriro rwa rubanda nyamwinshi, tugomba gusubiza igihugu bene cyo, igihugu ni cy'abahutu. Ideology te kuko ikora igena umwanzi ugomba kwicwa, ikagena n'urenganywa ugomba kwica, byitwa kwitabara. Noneho ibyo byamara kwemezwa bityo hagasigara gukora ibikorwa byo kwica. Naho ubukangurambaga rero bukorerwa buvuga ngo tugomba gusubiza igihugu bene cyo,
kubura umuriro rwa rubanda nyamwinshi, abitwa rubanda nyamwinshi ubwo n'abahutu, igihugu ni icy'abahutu. Ngaha ho ruzingiye jenoside aho yatangiriye nahangaha muri uyu murongo wa politike w'ishyaka rya Parmehutu. Njya mbona abantu bakina nanone ku mbuga nkoranyambaga ngo Bizimana kuvuga Parmehutu ngo ntuvuge ubwami, ngo ntuvuge ibibi abatutsi bakoraga ku gihe cy'ubwami. Nta bihari, yaba byari bihari nabivuga, ariko ntabyo. Ubwami bwari ubuyobozi gakondo bw'abanyarwanda bose. Ideoloji y'ubwami yari iyo ngiyo. Umwami yari umwami wa rubanda, rubanda narwo rukibona nka rubanda rw'umwami, rukaniyita gutyo. Ntabwo rwibonaga nka rubanda rw'umututsi, oya. Ndetse umwami iyo yabaga agiye ku ngoma yarahizwaga n'abiru, abiru bakaba rero banamufasha kuzuza neza inshingano ze, nibo bamurahizaga. Yarahiraga yiyemeje kwitwa no kuzaba umwitarurabwoko, niyo nyito bakoreshaga. Kuvuga ngo nubwo umwami ava mu batutsi, ariko mu mikorere ye, mu myumvire ye, mu cyerekezo cye, ntabwo akorera icyitwa ubwoko akomokamo, ni ukubwitaro, umwitarurabwoko. Ni umwami wa bose. Bakamwita umuvunyi w'igihugu, bisobanuye ngo niyo habaye amakimbirane mu baturage, mu banyarwanda, arunga agashaka amahoro, agashaka umucyo, abanyarwanda bakongera bakabana. Bakamwita yuko yabashakiraga uburumbuke, bose bakabona amata, bakabona inka, bakorora, n'abadafite inka abandi bakaboroza. Niyo mpamvu bamwitaga Nyagasani n'ibindi. Bakamwita Sebantu, se w'abantu bose, umubyeyi w'abantu bose, bakamwita umubyeyi w'igihugu. Izi nyangabirama rero zitazi n'amateka ziba zishaka kugereranya ubwami na Parmehutu. Hari imvugo nziza urubyiruko rusigaye ruvuga ubu ngubu nkunda cyane, baravuga ngo nibacire birarura. Reka dukomeze rero kuri ububi bwa Parmehutu aho ruzingiye kugira ngo twumve jenoside n'imizi yayo. Ubwo icyo cyerekezo Parmehutu imaze kukigena, kandi Parmehutu niyo yayoboye igihugu, noneho yabishyize muri manifeste. Icyitwa manifeste ni iki? Icyitwa manifeste ni gahunda, ni politike igihugu kigenderaho gishingiye ku ishyaka. Ishyaka riri ku butegetsi cyangwa umutwe wa politiki uri ku butegetsi. Manifeste za politike rero za Parmehutu zose nazo zubakiye kuri iyo nkingi y'igihugu cya gahutu. Noneho babishyira muri manifeste zose. Ndabahingiro. Manifeste ya 4 yasohotse ku itariki 7 Kamena 1969 iravuga ngo Parmehutu igamije ishema rikwiriye igihugu cyose, rirebera igihugu cya gahutu aho aturuka hose, wibohoye ku ngoyi y'ubuja bwa gatutsi. Nabyumva iki kintu cyo gukomeza gutsimbarara ku gihugu cya gahutu no kumvisha abaturage ko umuhutu yari yaragowe kandi bitewe n'umututsi yarashyizwe ku ngoyi, kwa kwiye rero kwivana kw'iyo ngoyi kugishyira mu baturage b'abahutu, nibyo byaremye urwango ruremereye, bituma abana barukuriramo. Liliane biravugaga abo bana babahigaga, bakirajya batari bazi kuvuga, bakuze bigishwa ibi ngibi. Iyo ukuze rero wigishwa urwango, biragoye kugira ngo ube umuntu nyamuntu, niko biteye. Ubwo murumva ko biri muri manifeste y'ishyaka icyerekezo. Noneho bivuye muri manifeste babishyira noneho kugira ngo ubukangurambaga bukwire neza, bashinga ibinyamakuru. Parmehutu ishinze ibinyamakuru, yashinze ibinyamakuru bibiri. Icya mbere ni icyitwaga Jyambere. Jyambere ni mu mpine bisobanura Jyambere Muhutu. Nka Jyambere nimero ya 7 yasohotse ku itariki 17 z'ukwa 4 1960, yongeye kwibutsa ideoloji y'igihugu cy'abahutu, yandika ngo Parmehutu ni umutwe wavutse wo kurenganura gahutu. Ni umutwe wavutse wo kurenganura gahutu. Mwumve muri vision, mu cyerekezo, mu myumvire, ntabwo batekereza umunyarwanda. Kuri bo igihugu ni umuhutu, full stop, nta kindi. Parmehutu yavutse ije kurenganura gahutu. Ibyo rero bimaze gushyirwaho ngaho mu izo nzego zose. Hasigara ko noneho n'umukuru w'igihugu n'abayobozi ba Parmehutu, haba kuri w'igihugu n'intara, basigara ari iyo ngengabitekerezo bigisha. Perezida Kayibanda yabivugaga kenshi iyo yagezaga ijambo ku baturage, cyane cyane ageze ijambo mu nzego nkuru z'igihugu. Nabwo ndabahingero. Ku itariki 2 Ukwakira 1961, Perezida Kayibanda, icyo gihe ari umukuru wa guverinoma, yagejeje ijambo ku bagize inteko ishinga amategeko. Noneho dore ibyo yababwiye ati, nsabye nkomeje abatutsi batari bumva demokarasi n'ingufu zayo
kwizera ko leta y'agahutu izagira impuhwe, ariko impuhwe zihabwa uzishaka. Umva harimo itoteza riremereye ku batutsi ngo leta y'agahutu izagira impuhwe, ariko izo mpuhwe niba mutazishaka ntazo muzabona. Icyo yabacyuriraga rero ni nko kubabwira ati mukwiye guceceka, nimukopfora gatoya, nimugira icyo musaba, leta y'agahutu izabereka ikiri cyo, leta y'agahutu izabumvisha. Ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1965, ya mbere Nyakanga 1965, wari umunsi mukuru ukomeye. U Rwanda rwizihizaga isabukuru y'imyaka 2 rwari rumaze ruhawe ubwigenge, niko babyitaga. Nabwo Kayibanda mu ijambo rye nk'umukuru w'igihugu, icyo gihe ari umukuru w'igihugu, agarukana none kuri leta y'agahutu n'umuhutu wibohoye. Dore uko yabivuze ati, Gahutu yashoboye kwigobotora ubuhake, abona agafaranga ndetse ararengwa, yibagirwa ko yari ahatswe ku muzungu no ku mututsi. Ikibi nuko yarangara bikarema ubututsi bushya, bigatuma ubututsi bwa kera bwa gihake budashiraho. Urumva hano harimo amagambo atoteza abatutsi ku buryo bukomeye, aragereranya n'abatutsi n'abakoloni, kandi akagaruka ko icyo kinyoma cyo kuvuga ngo umututsi yakandamije yanyunyuje umuhutu, ko kandi Gahutu yigobotoye kubwo buhake, akaba yaramaze no kubona amafaranga. Mwumve ntabwo Kayibanda atekereza abanyarwanda bose, wapi, sibo bari mu myumvire ye, sibo bari mu bushake bwe. Ku isabukuru ya 4 nanone y'ubwigenge, ubwo nari mvuze iya 3, mbere ku buryo ibi bintu byo gutongera abatutsi byakomezaga. Ku isabukuru ya 4 yabaye ku itariki ya mbere Nyakanga 1966, dore uko Kayibanda yavuze nanone harimo gucyurira abatutsi ati, uwarigata umunyu wa za runari n'ubukolonize bushya byazamurushya, twese tuzi ko byarangiye, igihugu n'ibyacyo byose ni icy'agahutu, ikiriho ubu ni ugukorera amajyambere no kubana neza n'ibindi bihugu. Izi ngero rwose ni mbi, ngira ngo murazumva. Iyo umukuru w'igihugu, politike y'igihugu iri mu irondabwoko riremereye kuri ubu buryo, iri ni irondabwoko riri genocidaire, ikiba gisigaye ni ukwica. Ariko jenoside ubwayo itangirira mu mugambi, itangirira mu bitekerezo, itangirira mu magambo, itangirira muri politike. Ibikorwa byo kwica biza bisoza ingengabitekerezo iba yarigishijwe itya. Byageze n'igihe noneho uyu munsi nibanze ku isabukuru y'ubwigenge kugira ngo mwumve ubwigenge bw'igihugu ni umwe mu minsi mikuru yakoreshwaga mu kwigisha urwango. U Rwanda rwizihiza isabukuru noneho y'imyaka 10 y'ubwigenge, hari ku itariki ya mbere Nyakanga 1972. Nanone icyo gihe bwo Perezidansi ya Repubulika yasohoye agatabo kagaragaza ibyo kishimira, ibyo u Rwanda rwishimira rwagezeho. Ku rupapuro rwa 3 bongera kugaruka mu kuguhakana ubunyarwanda bw'abatutsi ndetse n'ubugome bwabo. Babivuga gutya ngo abatutsi ni abanyamahanga kimwe n'abazungu. Abo banyamahanga bombi basangiraga kunyunyuza amaraso no kurya imitsi y'agahutu, baramwonka karahava. Icyo ni igitabo gisohotse ku munsi mukuru, umunsi mukuru imyaka 10 y'ubwigenge, gihabwa abarimu bakakigisha mu mashuri, mu isomo ry'amateka, mu isomo ry'uburere mboneragihugu n'ibindi. Kigahabwa abakuru b'inzego zose z'imirimo, yewe bikagera no mu madini, naho ku buryo byigishwaga binyuze mu nzego zimwe na zimwe z'amadini. Kirakomeza rero kikavuga muri icyo gitabo akavuga ngo iyo ngoma ntutsi niyo nkuruzi y'ibyago mwene Gahutu yagize byose, ikaba yari imeze nk'ikiguri cy'ubugiranabi. Ubu rero iyi biti ngoma ntutsi ni bwa buyobozi bw'ubwami, nibwo bariho bandagaza, nibwo bariho basebya, nibwo bariho bahimbira ibinyoma. Ari ibyo binyoma ari nabyo byagiye bijya mu myumvire y'abantu bananiranye nka ba Gitifu n'abangaba ba Rugaba n'abandi bateye batyo. Iyi politike rero abaperefe, abayobozi, niho ngeze ku bayobozi b'inzego z'ibanze, twakwita inzego z'ibanze z'icyo gihe, za perefegitura na za komine, nabo bahawe amabwiriza, gahunda yo kwigisha urwango, iri rondabwoko
ryikoma abatutsi kandi ryumvisha ko igihugu ari icy'abahutu. Bishyirwa mu buzima bwose, haba mu kubima amashuri, haba mu kubuza impunzi z'abatutsi kugaruka mu Rwanda izagiye zihunga mu myaka itandukanye, ndetse no kwikoma abaturage b'abahutu bariho baha ubufasha impunzi. Hano muri perefegitura ya Cyangugu, kubera yuko ni perefegitura yegeranye n'u Burundi, yegeranye na Kongo, abaturage bamwe na bamwe b'abahutu bakomeje basigaranye inka z'abatutsi yewe n'amasambu, bakajya bayahinga, bakajya bihisha, bakajya Bukavu, bakajya i Burundi, bakabashyira imyaka, bakabashyira amafaranga bavanye mu nka zabo basigaye babaragiriye. Leta irabimenya, leta ibimenyera rishyiraho amabwiriza yo kugenzura abo bahutu bajya kureba impunzi z'abatutsi, ndetse no kugenzura ko haba hari impunzi z'abatutsi zagarutse iwabo. Mwaka w'1970, ni urugero mfasha ariko ni nyinshi cyane, Prefe Esdras Mpamo ku itariki 27 Nyakanga 1970 yandikiye ba burugumestre, yari prefe wa Cyangugu icyo gihe. Mpamo avuka mu karere ka Ruhango, dore uko yabandikiye kubirebana n'impunzi. Ati: bwana burugumestre, nimumenye imiryango yose ifite abantu b'impunzi bagiye mu mahanga, buri burugumestre ajye abagenzura afatanyije n'abarwanashyaka ba Parimehutu. Bwana burugumestre nagenzura impunzi zigaruka zije gutata no gukanga amahoro y'abaturage, kandi ibyo azabimenyera ku miryango ifite ababo bakunze kwambuka bajya kubasura. Bwana burugumestre nafatanye n'abarwanashyaka ba komine bagenzure abaturage bagemurira impunzi amatungo yabo n'ibyabo bikiri mu gihugu bitazwi. Uru ni urugero mfashe rwa Prefe Mpamo, ariko ngiye no mu myaka yabanje 1970 abaprefe bandi barimo witwaga Eric Kamonyo n'abandi nabo babikoze batyo. Nuko ubu nanze gusubira mu ngero natangiye ejo bundi Mibirizi, ariko uburyo bagiye bakora ni bumwe. Bene aba rero nababwiraga, Mpamo yari umuparimehutu mubi cyane, yari umuntu nawe ironda bwoko ryarenze urwango afitiye abatutsi rubi, ku buryo yabiraze n'abana be rwose. Umwe mu bana be, George Rutaganda, yari engineer agronome wize Butare muri universite, yari vice president wa mbere w'interahamwe ku rwego rw'igihugu. George Rutaganda yabaye umujenosideri ruharwa, yaguye muri gereza y'umuryango w'abibumbye, yarakatiwe n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda igihano ku cyaha cya jenoside yakoze. Ariko murumva ugiye mu nkomoko yaho umuntu avana urwango ni hehe? Ni mu muryango. Umuryango rero ni ngombwa ko n'ubu ngubu tuwitaho cyane kugira ngo umuryango urere abana neza. Abaprefe ubwo ntanze urugero rwa Mpamo, ariko reka nsimbukire n'Ikibungo. Nabwo nafashe urugero rwa Kibungo kubera yuko wayoboraga prefetura ya Kibungo muri uwo mwaka ngiye kubabwira ni Claudien Gatwabuyenge, uvuka hano mu yahoze ari prefetura cyangwa mu mwaka w'1964 yari prefe Ikibungo. Noneho yandika amabwiriza nimero 1293 ku itariki 28 Nzeri 1964, kubera bana noneho n'uburyo mu gushaka abakozi ba leta abatutsi bagomba gukumirwa. Umva abaye amabwiriza ya prefe, dore uko yanditse. Ati: bwana burugumestre, ubwo ni burugumestre wa komine zigize Kibungo, ati: ndakumenyesha ko kugira ngo ushyireho abakozi ba komine, kontabure cyangwa secretary agomba kuba afite amashuri yisumbuye. Rero abariho ubu batayafite bazakora by'agateganyo, bazasimburwe n'abandi b'abahutu koko bize ayo mashuri. Numva ntabwo prefe Gatwabuyenge ibisi baba bihimbye, ayari amabwiriza y'igihugu yashyiraga mu bikorwa amabwiriza ya leta. Prefe siyo wayaremye, ariko ariho arashishikariza, kandi birumvikana niwo murongo w'igihugu icyo gihe, arashishikariza ababurugumestre ko abakozi b'abatutsi bavanwamo bakazasimbuzwa ab'abahutu. Ndiko byanditse mwabyumvise, ntabwo ari ukubasimbuza abandi b'abahanga bafite ubumenyi, bafite ubunararibonye, bafite ubuzobere, kugendera ku bwoko gusa. Byageze rero naho inteko ishinga amategeko, hano ni mahire ko dufite abadepite n'abasenateri, byageze naho inteko ishinga amategeko ihabwa za misiyo zo kujya kugenzura ko iri ronda bwoko ryubahirizwa mu gihugu.
biba ari byo bibahagurutsa. Ubundi abadepite n'abaminisitiri bahaguruka bagiye kureba imibereho myiza y'abaturage, ubukungu, iterambere, ibikorwa remezo, ariko abangaba bahagurukijwe no kujya kureba yuko irondabwoko ribuza abatutsi kwiga ko ryubahirizwa koko. Bahabwa ubutumwa rero mu mwaka w'1968 bajya muri hose mu gihugu. Dore reka mfata agace gatoya k'ibyo basanze uko banditse prefecture ya Kibuye. Babyanditse batya: abategetsi b'iyo prefecture twasanze bababajwe nuko abana b'abahutu batarumva akamaro k'amashuri, batanayitayeho, akaba yiharirwa n'abana b'abatutsi gusa. Ibyo birakomeye. Ubutegetsi bwose bugomba kubikurikirana ndetse bagaha facilité no bakorohereza, bagaha facilité abana b'abahutu kugira ngo binjire ari benshi mu mashuri yisumbuye. Ko murumva aho u Rwanda rwari rwarageze, uvuga ngo abadepite bagiye kugenzura ko abana b'abahutu biga, basanze koko ngo batiga ku buryo buhagije, bati bagomba koroherezwa kuko abatutsi ari benshi mu mashuri. Bakorohereje abana bose bakiga, bakubatse amashuri menshi ashobora kwakira abana bose b'Abanyarwanda, bakiga kimwe, noneho bagakomeza. Ushoboye umuhanga agakomeza, udashoboye wenda ubumenyi bundi akiga imyuga, nk'uko ubu ngubu biteye. Mwumva icyerekezo, vision abantu bari bafite ni irondabwoko riremereye. Iyi rero ni politique génocidaire. Umuntu ukuburije umwana kwiga amuhoye gusa icyo ari cyo, abamwishe ahagaze, icyo abasigaye ni ukumutsemba gusa. Iyi rero ni politique Habyarimana nawe aje, ubwo Repubulika ya mbere nyivuyeho. Habyarimana nawe aje asimbuye Kayibanda, ntacyo yahinduye, yakomereje muri uwo murongo w'irondabwoko, cyane cyane ku burezi. Yabushyizemo imbaraga mu gukandamiza abatutsi ku burezi no kubuza impunzi gutaha. Izo politike ebyiri yazitayeho cyane. Kubera reka mpere ku kirebana n'impunzi. Muzi ko uko habaga ubwicanyi mu Rwanda 1959, 60, 61, 62, 63, 73, impunzi z'abatutsi zagiye zijya mu bihugu bidukikije, zigasaba buri gihe kugaruka, ariko u Rwanda rwagezeho rushyiraho amabwiriza ku itariki 26 z'ukwa kabiri 1966 ko impunzi zitemerewe kugaruka mu Rwanda kereka izizaza iyo niba zabyemererwa n'u Rwanda, ko bagombaga kubisaba banyuze muri ambasade y'u Rwanda aho iri mu mahanga, bakabimenyesha ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi, ibintu bivunanye cyane. Noneho bakazategereza igisubizo. Mu mwaka w'1982 rero Ubugande bwirukanye impunzi z'Abanyarwanda zari zihari. Hanyuma bageze mu Rwanda, u Rwanda rurababarura, bemeza ko ngo abo basanze bari abantu, u Rwanda rwemeje ko impunzi ngo zari 4,000. Icyo gihe babarura mu kwezi kwa 10 1982 ngo hari hamaze kugera 4,000. Noneho bavuga ko mu 4,000 Abanyarwanda ari 1,026. Ariko icyashingiweho ni ukuvuga ngo, ariko reka amagambo Habyarimana nyabibwirire yavuze ubwe, kuko yagiye mu Bubiligi, noneho abonana n'abanyeshuri b'Abanyarwanda bahiga, bamubaza icyo kibazo cy'Abanyarwanda birukanywe mu Bugande. Dore ibyo Habyarimana yababwiye. Ndafata ibice by'iri jambo, ariko ririmo ubugome bwose buhagije, bunabumvisha aho inkotanyi zavuye, binabumvisha impamvu inkotanyi zaje zishinzwe kubera ko karengane, kandi zije kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda no gusubiza igihugu ubumwe cyari cyarabuze. Habyarimana yavuze ibi ngibi ngo mwaba mwarumvise ko hari ikibazo cy'abantu bavuye mu Bugande kuva ku itariki ya 2 Ukwakira 1982 baje bahunga Ubugande. Ibyo ntacyo twabishoboraho cyane kuko ibitaba iwacu ntitwabibonera umuti twenyine, ariko ibyo byarabaye. Icyo kibazo rero giteye gite? Twagiye tubona abantu baza kuva ku itariki ya 2 Ukwakira, bigenda byiyongera kugera igihe hazaga abantu 5,000 ku munsi. Ubu rero mu Rwanda hakaba hari abageze ku 43,000. Urumva imibare nabahaye mbere nayibahaye hari ku ntangiriro z'ukwezi kwa 10 haramaze kugera 4,000. Ariko nyuma y'ibyumweru 2 ku itariki 19 ni naho Habyarimana atangiye iki kiganiro. Mumva ko hamaze kugera 43,000, aramaze kwikuba inshuro 10. Arakomeje. Hamaze kugera abantu 43,000. Ikibazo ntikirabonerwa umuti wuzuye, kuko mu mishyikirano tugira na leta y'Ubugande iratubwira iti abo bose baje
twe turabona ari impunzi zahunze politiki yo mu Rwanda kuva muri 59 none ubu bakaba barumvise ko ubu mu Rwanda hari amahoro bagashaka kugaruka. Twebwe ariko iyo turebye dusanga atari impunzi gusa n'impunzi zirimo, ariko bose si impunzi. Nababwiye ko hari abantu 43,000 twakoze barura muri izo mpunzi, dusanga abanyarwanda ari 6,000 gusa. Numva mu 43,000 aremeza ko abanyarwanda ari 6,000, abandi bakaba bagande. Ni mwumve rero icyo ashingira havuga ko abo bantu atari abanyarwanda. Ngo twe turiyemeza ko abanyarwanda bari muri izo mpunzi. Abanyarwanda ni ukuvuga uwagiye agiye gukora, agiye guhaha, akaba afite indangamuntu y'ubunyarwanda, akaba afite cyangwa se ikarita imuranga, yaba iya mbere ya independence yaba ni ya nyuma ya independence, uwo ni umunyarwanda. Tube duhagarariye aho gatoya. Aba bantu bahunze guhera mu mwaka wa 1959 bari kuvana iyo ndangamuntu y'ubunyarwanda, bamaze imyaka irenga 20 mu buhunzi. Abahavukiye, abana babo bavukiye mu buhunzi, bari kuvana hehe indangamuntu cyangwa iyo karita yerekana ko ari abanyarwanda igihe bavukiye mu buhunzi, ku babyeyi nabo b'impunzi badafite ibi byangombwa. Aya yari amananiza. Hari bake koko bashoboye kwerekana ibi byangombwa, wenda abagize amahirwe bakabihungana, nibo u Rwanda rwemeye ko ari abanyarwanda. Nibika mu bihe byashize ngo nuko ntandukiriye gatoya, aba bashoboye guhungana izo ndangamuntu. Natwe duhunga, iyo umuntu yavaga mu gihugu hano, icyo wabanzaga gufata cya mbere ni diplome yawe, kugira ngo aho uzagera mu mahanga uzarebe ko wabaho. Utwenda twajyanaga dukeya dushoboka, abayenda nabo bajyanye akakaranga muntu kuko bumvaga kazabafasha, ariko wenda kanabagire n'akamaro. Habyarimana arakomera ati uwo ni umunyarwanda. Abandi twabwiye guverinoma ya Uganda ko igomba kubasubiza mu byabo kuko ari abagande, kandi tuyibwira ko ngo niba mutabishoboye rero nimubwira abandi babishoboye bareba ahandi babashyira, kuko twe tutabona aho tubashyira. Ngiki kibazo ko giteye, ngiyo kandi imigambi leta y'u Rwanda ifite, kuko nkuko mubizi mu Rwanda hari abantu benshi cyane, imirima yabaye mike iba na mito, ku buryo tutakwemera kuzana abandi batari abanyarwanda ngo tugiye kubaha imirima mu Rwanda, kandi hari idakwiriye abanyarwanda bose. Habyarimana ariho arahakana ubunyarwanda bw'impunzi z'abanyarwanda. Uyu muntu yabarushaga ubunyarwanda koko? Ejo bundi ndi imibirizi narabivuze, n'icyarwana narabisobanuye, yaba Kayibanda yaba Habyarimana bari abanyarwanda abantu, ariko ntibarushaga izi mpunzi ubunyarwanda. Igisobanuro ni kimwe, bombi nta n'umwe ufite igisekuru mu Rwanda, ntawe. Kayibanda igisekuru cye kiri muri Kongo, ise yavuye muri Kongo na sekuru baraza babanza gutura mu Ruhango, umutware wo mu Ruhango arabahaka, abahisamba arabatubuza. Kayibanda aza gukura, aragenda ajya i Kabgayi, yiga mu seminari ntoya n'inkuru, aza kuva mu seminari nkuru ahabwa akazi muri diocese ya Kabgayi, ariko yarakiriwe n'abatutsi, kandi igisekuru cyatariho gikomoka. Ariko n'uwo muntu uje kubera yuko ubutegetsi bw'abakoloni na Parimehutu bamushyize ku butegetsi, aza kuba ari we wa mbere uvuga ko abatutsi ari abanyamahanga, kandi ari we waje akomoka mu mahanga. Habyarimana nawe nuko, Habyarimana nawe nuko, sekuru ni Rugwiro, ise ntibazirikana, baje nabo bava Ikigezi i Bugande, bazana n'abapadiri baje gushinga paruwasi ya Rwaza. Hanyuma abapadiri bagiye gushinga paruwasi ya Rwaza, imaze gushingwa mu mwaka wa 1993, habaho kujya gushinga paruwasi ya Rambura, bagirambura. Habyarimana bariho avukira, ariko igisekuru cye nawe murumva aho kiri. Nawe araje, niwe uriho uvuga ngo abo banyarwanda bafite ibisekuru binini mu Rwanda ngo ntitwabona aho tubashyira, ngo nabagande, kubera yuko birukanywe na leta ye, birukanywe na leta ya Parimehutu yasimbuye. Murumva aho uru rwango rwageraga. Habyarimana yarakomeza noneho kubireba impunzi, ati kubyari nk'ibi nigeze kubivuga nanone, za Nyangabire amazirongera ziranyadukira ngo Bizimana ngo yahakanye ko Kayibanda na Habyarimana atari abanyarwanda. Oya, no sibyo navuze, n'ubu sibyo mvuze, ni abanyarwanda. Ikibi nuko bafashe abanyarwanda bandi bakagena ko ari abanyamahanga, bakagena ko ari abimukira, kandi bagahiza impunzi mu mahanga z'u Rwanda zigomba kwakirwa. Ubu twebwe na FDLR turayicyura, n'abajenosideri baracyurwa,
kuko ari abanyarwanda bakoze icyaha ariko ni abanyarwanda. Habyarimana ati ku byerekeye impunzi muzi ko ku itariki ya 1 Nyakanga igihe twakoraga isabukuru y'imyaka 20 navuze disikuru ngeze ku kibazo cy'impunzi mvuga ko icyo u Rwanda rwifuza, icyo leta y'u Rwanda yifuza nuko izo mpunzi ziri mu mahanga zafata ubutaka zigahinga, zashaka akazi zigakora, zashaka undi mwuga ushobora kuzitunga aho ziri, kuko mu Rwanda tutabona aho tuzishyira. Bamwe ngo babifashe nabi bavuga ngo ubwo ni ukuvuga ko Habyarimana hakanye bamwe ngo si abanyarwanda, ngo ubwo ngo ntitwitaye kuri icyo kibazo, ngo tubahanaguyeho ubunyarwanda. Si ukubahanaguraho ubunyarwanda cyangwa se si uguhakana ko ari bo, ahubwo ni ukureba ibintu uko biri. Nababwiye ko mu Rwanda nta mirimo igihari, nababwiye ko mu Rwanda nta hantu ho kororera hagihari. Igihe leta ishaka ko n'abanyarwanda bari mu Rwanda bishobotse bajya gutura ahandi. Muzi ko myaka ishize muri 76 twagiranye imishyikirano leta ya Gabon dushaka ko abanyarwanda bajyayo, abanyarwanda bari mu Rwanda. Imishyikirano n'amasezerano twagiranye ntibyagira icyo bigeraho. Dukora imishyikirano na leta y'Ubumwe ya Tanzania, haza kuzamo ingorane y'amafaranga menshi agomba kuboneka kugira ngo dutunganye aho abanyarwanda bagombaga kujya gutura. N'ubu birakigwa. Igihe dusaba ibyo ngibyo rero ko n'abanyarwanda bari mu Rwanda dushoboye kubageza ahandi bakajya kureba aho bahinga twabohereza, urumva ko naba mbeshya abantu mvuze ngo n'abari hanze nibagaruke. Ngiki igitekerezo cya guverinoma y'u Rwanda, ngiki igitekerezo cyanjye. Ufite amaso ashaka kureba yarabibonye, ufite amatwi yo kumva yarabyumvise. Ubwo murumva ko turi mu mwaka w'1982. Hanyuma ku itariki 26 z'ukwa karindwi 1986, biravuga nyuma y'imyaka 4, komite nyobozi ya MRND, ishyaka rya Perezida Habyarimana ryari ku butegetsi, yarateranye yongera gusuzuma ubusabe bw'impunzi z'abanyarwanda zashakaga kugaruka mu gihugu cyazo ku mahoro. Dore icyemezo komite nyobozi yafashe, yavuze ko igihugu cyuzuye, ko nk'ibi Habyarimana rwose yavugaga ko impunzi zidafite aho gutuzwa, ko zigomba kwibagirwa u Rwanda zigahama mu mahanga. Ngaha rero mwaka w'1986 ubwo impunzi zimenyeshejwe ko zitazakirwa mu Rwanda bibaho, niho rero FPR Inkotanyi yavukiye. Ntabwo wakurira mu buhunzi ngo uhasazire abana bawe bazahasazire ufite igihugu cyawe. Nize hakurya ahangaha i Bukavu mpasanga impunzi z'abanyarwanda bahoraga bareba kuri douane bakareba kuriya, badashobora kwambuka ngo baze kuramutsa imiryango yabo ihari. Abari igoma ari uko nguko, akagenda agahagarara kuri barriere kuri Corniche adashobora kwambuka ngo aze gusura umuryango we. Abo mu Rwanda no badashobora kwambuka ngo bajye igoma gusura uwo muntu. Ubwo se ibyo byagushobora kwihanganirwa igihe kingana gute? Inkotanyi naho zavuye. Abajya rero babeshya ko ngo inkotanyi zaje zije kuvana abahutu ku butegetsi, oya, zaje zivutse kubera aka karengane kugira ngo zigarure ubumwe bw'abanyarwanda, igihugu cyacu twese dusangiye kandi twibonamo twese, tugomba kandi kubanamo kuko ni cyacu, ntawe ukirushaho undi uburenganzira, nta numwe. Kayibanda uyu, Habyarimana uyu n'abandi bose batekerezaga gutya. Niyo mpamvu politike yabo yabananiye igatsindwa, kuko yarebaga hafi. Politiki itsinda nireba kure, iri inclusive. Aha rero ubwo inkotanyi zimaze gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu, abana bato mu byumva bakuru bo barabizi, zije zitangije urugamba rwo kubohora igihugu, noneho ryaronda bwoko ryari ryaratangijwe na Parimehutu ku gihe cya Habyarimana rigasa nkaho risinziriye gatoya, kuko we nubwo yabikoraga mu bikorwa, ariko amagambo ye ntakunde kugaragaza ko hari ironda bwoko rimuranga, ariko akabishyira mu bikorwa pe. Abanyeshuri akemeza ko abatutsi batagomba kwiga barenze 10%, bikakurikizwa gutyo mu mashuri, kandi impunzi nazo z'abanyarwanda b'abatutsi ntizishobore gutaha. Umva harimo ironda bwoko rinini. Ariko urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye, noneho Habyarimana yakoze ibintu bibiri. Icya mbere, gukomeza guhakana ko impunzi atari abanyarwanda ahubwo ari abanyamahanga, kandi abongereraho yuko n'inyangarwanda si abantu bakunze u Rwanda, n'inyangarwanda. Iyo nyito y'inyangarwanda yitwa impunzi irakwira irigishwa, itangazamakuru rya leta, itangazamakuru leta yashinze n'inzego z'ubuyobozi z'ubutegetsi zibijyamo gutyo. Noneho rero abatutsi bitirirwa ko ari ibyitso by'umwanzi, byigishwa gutyo. Reka mfate nimero zimwe na zimwe z'imvaho, ikinyamakuru cya leta. Imvaho nimero 880
65 yasohotse ku itariki 22 Ukwakira 1990 mu nyandiko bise ngo Inkotanyi tuzazitsinda. Inyandiko yanditswe na Habimana Kantano iravuga ngo inyenzi nka turiya dusimba turya imyenda, intare nkuko uduco tumwe tw'inyenzi twiyitaga, cyangwa se inkotanyi za Rwigema, bose ni inyangarwanda. Inkotanyi zose zibaye inyangarwanda. Inyangarwanda za Rwigema zishobora kutubuza amahoro, zikadutesha abantu, zikadutesha ibintu n'igihe, yego, ariko kuvuga ko zadutesha umutwe kugeza ubwo zidutsinda burundu ni ukwisuzugura bikabije. Mu mvaho nimero 866 yakurikiyeho, imva yasohokaga buri cyumweru, hasohotsemo inyandiko y'uwari umuyobozi w'imvaho icyo gihe Joseph Ndabamenye, yandika inyito yayo, yaravuga ngo nta mishyikirano n'inyeshyamba. Inyeshyamba ubwo ni inkotanyi. Ati nta wagirana imishyikirano n'abantu bamurasa. Inyangarwanda zigomba kubanza kwikorera intwaro zazo zigasubira iyo zavuye. Bitaba ibyo ingabo z'u Rwanda zigakomeza kuzisatira, zikazisubizayo ku ngufu n'ubutwari bwinshi, nk'uko kuva zihangana n'izo nyangarwanda zagiye zibigaragaza. Iyo myaka ine yose rero, guhera 1990 kugeza 1994, hashyizwe mu mitwe y'abaturage ko FPR Inkotanyi itagizwe n'abanyarwanda, igizwe n'inyangarwanda, igizwe n'abanzi, igizwe n'abanyamahanga, igizwe n'abagande. Urumva ko iyo utongera abaturage ubabwira ko abantu, itsinda ry'abantu ari inyangarwanda, ari abanzi babo, abaturage bigenda bajyamo bityo. Hanyuma umututsi cyangwa umuhutu wumva icyo FPR isaba akitwa umugambanyi, akitwa icyitso. Bigasobanura ko umuhutu nyawe nugendera muri urwo rwango. Ubu bukangurambaga bushyira abahutu bose mu rwango, cyangwa rwifuza gushyira abahutu bose mu rwango, nuko bwakozwe. Nta rwego rwasigaye, nta na rumwe, n'amadini n'iki. Niyo mpamvu nta cyiciro na kimwe cy'abanyarwanda utazasangamo abantu bakoze jenoside, nta na kimwe. Byaturutse muri izi nyigisho, Habyarimana rero nababwiraga yuko muri iyi myaka ine noneho nawe nk'umukuru w'igihugu yareruye rwose, nawe yamvugo ya leta y'agahutu arayigarura, ndetse yigisha abaturage ko igikenewe nuko abahutu bashyira hamwe, nuko abahutu bunga ubumwe bagafatanya kurwanya umwanzi wabo ari we Mututsi. Ndabaha ingero, reka mbaha ingero ebyiri. Urwa mbere ni ijambo yagejeje ku bayoboke b'ishyaka rya MRND bari bateraniye muri kongere i Kigali ku itariki 28 z'ukwa 4 1991. Dore ijambo Habyarimana yavuze ati ubwo bumwe niyo ntwaro nyakuri yo guhashya umwanzi. Ukuri rero ni ngombwa mu mateka no mu mibereho kugira ngo tuzashobore kugera ku bumwe. Mwumve ibikurikiye. Ubumwe ntibwashoboka igihe ubumwe bw'imbaga nyamwinshi butagezweho. Ubumwe ntibwashoboka igihe ubumwe bw'imbaga nyamwinshi butagezweho. Buravuze ngo, birasobanuye ngo ikigomba gushakwa mbere na mbere ni ubumwe bw'abahutu, ntabwo ari ubumwe bw'abanyarwanda. Rubanda nyamwinshi ni abahutu, si abanyarwanda. Iyo yabivugaga nicyo bagashaka kuvuga. Agakomeza ati nkuko dushima ko nta mututsi wishingikiriza ku karere, ni ngombwa ko imbaga nyamwinshi yumva ko igomba kunga ubumwe kugira ngo hato ejo itazasubizwa mu icuraburindi ry'ubucakara, ko abahutu bagomba kunga ubumwe mu rwango rugenewe abatutsi. Ni nayo mpamvu ya matsinda y'urubyiruko yashinzwe yiswe interahamwe, kuvuga ngo abantu bashyize hamwe mu rwango rugenewe abatutsi, ubumwe bw'abahutu. Urundi rugero, ku itariki 25 Nzeri 1992, u Rwanda rwizihizaga isabukuru y'imyaka 30 y'umunsi bitaga uwa Kamarampaka. Noneho kuri uyu munsi wa Kamarampaka nabwo Perezida Habyarimana yavuze ijambo irigaruka kuri iki kintu cy'ubumwe bw'abahutu. Ati twibuke uyu munsi intwari zitangiye u Rwanda, intangiriro y'ubwigenge nyakuri. Isabukuru twizihiza uyu munsi ihuriranye n'igihe u Rwanda rwacu ruri mu ntambara turwana n'abafite inyota yo kugera ku butegetsi bahunze amatora. Mwumve hariho arabeshya ko impunzi zahunze amatora.
amatora n'indi uyahunga ko amatora yajyamo watsindwa ukemera nyine kuko ari demokarasi watsinda ukajya ku buyobozi ariko hariho haracyurira inkotanyi ko n'ababyeyi bazo ngo bagiye bahunga amatora ati umunsi mikuru twizihiza nanone ukaba uri huba mu gihe abaharanira kuniga demokarasi dukesha akamarampaka bubuye imirwano ibyo ari byo byose rubanda nyamwinshi y'abanyarwanda yakemuye impaka imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda ishyiraho inzego z'ubutegetsi kandi yitorera abategetsi icyo Habyarimana ari bavuga hano ni ukuvuga ko icyo kamarampaka ngo isobanura bivuga ko kamarampaka isobanura ubutegetsi bwa rubanda nyamwinshi bivuze ngo irasobanura ubutegetsi bw'abahutu bagiye ku butegetsi kandi bitorera inzego z'abahutu zabo nicyo ariho avuga aya magambo y'amarenga ariko abanyarwanda bumvaga icyo ari cyo ntimugire ngo uyu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri urakomeye ni nayo mpamvu amaze kuvuga ibi mwumva ko turi mu kwezi kwa cyenda igihumbi kimwe mirongo icyenda na kabiri iyi ngengabitekerezo y'u Rwanda rw'abahutu kandi abahutu bagomba kunga ubumwe yararemwe irakwizwa cyane agiye mu Ruhengeri ubwo yagiye mu Ruhengeri ku itariki 15 z'ukwa 11 igihumbi kimwe mirongo icyenda na kabiri akoresha inama abayoboke ba MRND muri stade ya Ruhengeri mu karere ka Musanze ubu ngubu niho yababwiye ko ati igihe nikigera nzakora ku ntera hamwe maze tumanuke nazambitse zaberewe icyo yitaga kumanuka ni ukuvuga kuzifata bakajya mu hirya no hino mu gihugu gukora genocide kwica abatutsi nicyo yitaga kumanuka amaze no kuvuga ibyo ko igihe nikigera azakora ku ntera hamwe bakamanuka baberewe asaba n'umunyamabanga mukuru wa MRND Matayo Ngirumpatse gushaka abacuruzi bakazambika iyo ni amagambo ye nyuma y'iminsi 7 nyuma y'icyumweru ku itariki 22 z'ukwa 11 igihumbi kimwe 1992 yohereje mu karere ka Ngororero uwari umuyobozi mukuru muri MRND ushinzwe ubutegetsi n'amategeko Leo Mugesera ni naho avuka ajyana na Colonel Serubugarora wari umugaba mukuru wungirije ingabo z'u Rwanda nawe uvuka mu karere ka Ngororero bajya gukangurira ikorwa rya genocide ku Kabaya aho bavuka muzi uko Mugesera bivuze ati mu gihugu cyacu hari inyenzi zohereje abana bazo ku rugamba gufasha inkotanyi ni kuki tudafata abo babyeyi tukabatsemba turi muri mwaka w'igihumbi kimwe mirongo icyenda na kabiri umukuru w'igihugu n'umuyobozi w'urwego rw'ishyaka ruri ku butegetsi umuyobozi mukuru atangije kwigisha gahunda yo gutsemba kandi ayivuza atyo Mugesera ati ni kuki tudatsemba abo bantu bose bohereza abana babo ku rugamba izo ngegera tukaziyicira umuntu wese mubonye muri serire yanyu mutamuzi mugomba gukurikirana mukamenya mwasanga ari kitso cy'inyenzi mukamutsindaho nta rubanza mperutse kubwira umuyoboke wari unyiraseho ngo ni za PR ntikosa twakoze muri 59 nuko nari umwana nuko twabaretse bagahunga igihugu ari bazima mu minsi itarambiranye ngubwo butumwa rero bundi ati mu minsi itarambiranye tugiye kubasubiza iwanyu tubacishije muri Nyabarongo nk'inzira y'ubusamo ngibyo mbasubiriyemo ko tugomba guhaguruka tugakora umva amagambo yo gutsemba gukora Mugesera ariho arakoresha 1992 ni nayo sindi ku bwabo wari perezida wa Repubulika yaje arakoresha ibutare mu ku itariki 19 Mata 1994 niyo mpamvu nabwiye ngo iyi myaka 4 1990 1994 niyo itegurwa rya genocide ryakoreweho kandi rijya mu nzego zose no mu ngabo z'igihugu no mu ngabo z'igihugu iyi gahunda yo gutsemba bayivuze batyo kandi bayigisha batyo kandi ingabo z'igihugu zishinzwe kurinda umutekano n'amahoro niko byagombye kugenda ndabaha urugero ku itariki 27 Nyakanga 1992 uwari umuyobozi w'urwego rw'iperereza rw'ingabo yari Lieutenant Colonel Anatole Nsengiyumva yandikiye Perezida Habyarimana iki gihe imishyikirano y'amahoro yarusha yari irimbanyije hamaze kwemeranywa uburyo ingabo zizahuzwa izari za leta ndetse n'iza FPR inkotanyi ubuyobozi bw'ingabo bugaragaza ko butazabyemera ndetse urwego rushinzwe iperereza riyoborwa na Anatole Nsengiyumva rwandikira ibarwa y'ibanga Habyarimana ko ingabo ziteguye kuzatsemba abatutsi no kwica undi wese uzaba bashyigikiye gahunda y'amahoro babyandika batya ati ingabo z'u Rwanda ubwo nyine nize kuvuganya ko Perezida wa Repubulika ingabo z'u Rwanda ziteguye gutsemba abatutsi
n'abandi bayobozi bagize uruhare mu guteza ibyo bibazo. Icyo yita ibibazo ni amasezerano y'amahoro. Ati niba uwo muperezida, ubwo ni Habyarimana babwira, atarengeye abantu be, natava mu byo arimo vuba, azisanga ari wenyine. Kuvuga niba ataretse imishyikirano n'inkotanyi, niba ataretse kwemera ko inkotanyi zitaha n'impunzi, atazisanga ari wenyine. Niba umukuru w'igihugu adashaka inshingano ze zo kurengera igihugu, azegure abandi babikore. Numva bariho barashyira nyine kuri Habyarimana igitutu, bamwumvisha ko igihugu ni icy'abahutu, niba yemeye ko n'abatutsi b'impunzi bataha, ko ari nko kukigurisha, bataho gukora ibyo, uzegure, nutegura twebwe tuzabikora. Washaka kureba impamvu barashe indege ye, ni hano ugomba kubihera. Kurasa indege ye ntabwo babiteguye mu mwaka wa 1994, babiteguye mbere hose. No mwaya magambo yabo birumvikana neza. Reka rero ngane ku musozo, kubera ko mbona n'ikirere kiriho gihinduka. Nababwiye mu mwanya washize ko mu mwaka wa 1992 ni nabwo ingabo z'u Rwanda, mbasobanurira Major Kiza, niho nababwiye ko hagiyeho komisiyo yemeje ko umututsi ari umwanzi w'u Rwanda. Icyo gihe iyo nyandiko yanagaragaje abacuruzi ngo b'abatutsi leta ngo yahaye uburyo bwo bagakira, bakwiye gukurikiranwa n'ibintu byabo bigafatirwa, nabo bagafatwa nk'abanzi, ndetse n'ibigo byabo bigaseswa. Ibyo bigo bakavuga ibigo byakaje guha kwa Valensi, umucuruzi w'umututsi, n'ibigo bye RP, Korwako, Sodevi na Bakari. Bakavuga Seber Antoine yari entrepreneur, bakavuga Makuza Bertin n'ibigo bye Rwanda Form na Mejerwa, bakavuga umucuruzi Mutangana n'ikigo cye Volta Super, Torirwa, Hydrobat n'ibindi. Nukuvuga ko barondoye n'urutonde rw'abacuruzi b'abatutsi bagomba kwamburwa imitungo n'ibyabo mw'iyi gahunda yo kurwanya uwo bitaga umwanzi. Mu gusoza rero, ngo ararekwa ntashira, cyeka ko byumvikanye bihagije. Leta ijya gutegura gukora jenoside, ngira ngo mwumvise aho rwari ruzingiye. Ni irironda bwoko rwose, niyo ntandaro, niwo murongo ngenderwaho washingiweho. Isomo rero tugomba kuvanamo ibi byose ni irihe? Ubu ngubu u Rwanda rwarabohowe, jenoside yarahagaritswe n'imbaraga za FPR Inkotanyi. Nongere mbisubiremo, n'ubushize narabivuze, vuga ko jenoside yahagaritswe na FPR, nta wundi. Nanone hagira abanyikoma ngo hariho nibagiwe, ngo nibagiwe Imana. Jenoside yahagaritswe na FPR Inkotanyi, niyo yarwanye irayihagarika. Nta wundi nigeze mbona arwana n'interahamwe, nta wundi nigeze mbona arwana na Exfar n'impuzamugambi ngo ahagarike jenoside. Ntawe, n'Inkotanyi. Utarakijwe n'Inkotanyi, ubwo ngubwo azabyerekana bisobanure. Ariko kuvuga ukuri ntabwo bigomba gucecekwa, cyangwa ngo abafite ingengabitekerezo muri bo n'abanga kwemera ko FPR Inkotanyi yahagaritse jenoside ngo baba ari bo baraganza bate? Niyo yazihagaritse gusa. Icyo rero tugomba kugishimangira, kandi bikanadufasha iki? Bikadufasha gushyigikira imiyoborere myiza FPR Inkotanyi yazaniye u Rwanda. Imiyoborere yubaka u Rwanda, yubaka buri munyarwanda, yubaka ubumwe, inagarura abicanyi mu buntu biyambuye, irabagorora. Leta yo mu bw'abanyarwanda irabagorora aba bajenosideri. Nka Chaste Gahunde yamubabariye ati wowe uri umwana, wishe uri umwana, reka turebe ko wakongera ukaba umuntu. Nubwo yishubije mu jenosideri, ayo ni amahitamo ye. Ariko leta yo mu bw'abanyarwanda yo n'abarangije ibihano n'abajenosideri ibasubiza mu muryango nyarwanda. N'abitandukanye n'ingengabitekerezo ya jenoside muri FDR n'indi mitwe baragaruka bakajya mu muryango nyarwanda, bagafatanya n'abandi kukibamo neza no kucyubaka. Ngicyo rero icyerekezo tugomba gushyigikira twese, twemye ntawe usigaye. Nusebye ubuyobozi bw'igihugu cyacu, tukarwana nawe, tugahanganwa nawe nk'abantu dufatanyije kurengera igihugu no kukirinda. Ngicyo cyo tugomba gukora. Muri aka karere ka Nyamasheke mu yahoze ari komine Rwamatamu,
ariko reka nanashimire mbere yo kubaha urwo rugero nirwo nangirizaho noneho dushimire rwose abarinzi b'igihango dushimira abahutu b'indakemwa banze gukora jenoside bagafasha abana nka Liliane bagafasha abandi batutsi bakabarokora abo bahutu tubaha agaciro n'icyubahiro gikomeye kuko bo banze kujya muri ubu bumwe bw'abicanyi bajya mu bumwe bwa muntu aba rero bazahora bari icyitegererezo bazahora bubahwa barahari si benshi ariko barahari kandi nabo bari mu byiciro byose ndavuga icyiciro cy'amadini uyu munsi simvuga babi ariko ndavuga beza babo bamwe Padiri Oscar Nkundayezu w'iyi diyosezi ya Cyangugu Gatolika yarwanye ku batutsi arabakiza uko ashoboye n'ubarahari Padiri Busunyu Baudouin kandi se yari umuparimehutu utoroshye ariko Padiri Busunyu Baudouin yarwanye ku batutsi uko ashoboye agira abo yambutsa baranarokoka ikibazo nuko yagize ubwoba budafite ishingiro ahungana n'abajenosideri apfira mu nkambi ariko nawe turamwubaha twubaha ibikorwa bye ntituzigera tubyibagirwa bizaho nabyo bihabwa agaciro rwose gakwiye kandi bibere n'isomo n'abato kugira ngo iyo tuvuga ibibi abahutu benshi bakoze tunazirikana ibyiza aba bakeya bakoze yahoze ari komine Rwamatamu y'aka karere hari hatuye umusaza witwa Kamegeri uyu musaza witwa Kamegeri yambukije abatutsi benshi rwose barenga 100 n'ubwato bwe akabikora rwihishwa akabajyana muri Kongo yari afite rero abagore 2 noneho jenoside ihagaritswe aza kujya kureba pasiteri ati ndashaka kumbatiza njya numva mwigisha ko umuntu utabatije yaba ari umupagani kandi umupagani atajya mu ijuru kandi ndabona nshaje gupfa kwanjye kuri hafi pasiteri arabyumva aramubwira ati rwose ndakubatiza atari ku ikibazo ufite abagore 2 kandi ntabwo Kiliziya Gatolika yemera gushyingira nako ntabwo idini ryemera gushyingira no kubatiza umuntu ufite abagore 2 urabanza wirukana umwe amateka bamwe murayahaziye umusaza aramureba aba yabyumvise ati ngiye kubitekerezaho Kamegeri arataha asubiriwe abwira abagore be ati rero mwembi ndabakunda nta n'imfura nzizi baruta ati pasiteri yantegetse yuko ngira uwo mpitamo nkamwirukana kugira ngo nkunde mbatizwe kandi nshyingirwe ati rero muze mbere kuko tubigenza ati n'ubundi yaba ubimbwira baba batwigisha iki gihe bose nta wundusha ubuntu nta wundusha ubupfura ati ubugome bwabo ndanabuzi n'ubwicanyi bakoze ndabuzi benshi cyane muri bo ati muze tugende arabamanura bajyana ku Kivu arabanza aribatiza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu n'Umwuka Wera yewe Kamegeri aribatiza yiha izina rya Gikristo arangije ahindukira ku bagore be abanza umwe umukuru nawe noneho aramubatiza amuha n'izina afata n'umutoya nawe aramubatiza amuha izina bati noneho twitahire imfura Kamegeri ataha n'abagore barabacyura bakomeza kubana neza yaje kwitaba Imana azize urupfu rusanzwe imfura nk'izo rero nizo dushaka ko mwigiraho mwigire ku izi mfura ntimukajye mureba ibi bitekerezo bibi mukurikira ku mbuga nkoranyambaga urugero rwiza ruzaba rwo rutubera urumuri dushyingure rero ababyeyi bacu abavandimwe mu cyubahiro no mu munezero kandi tuzajye duharanira amahoro n'umwe bw'abanyarwanda twese kugira ngo amaraso yamenetse azakomeze noneho abe amaraso y'umugisha mugira amahoro Baba uzi kwa amashuri nayarangije ndetse ubu n'akazi nako ndagafite ndetse n'umukazana wawe nawe araho mama numvaga ko zakugurira igitebo
yawe